Hello, muraho mumeze neza? Nanjye meze neza. Uyu munsi hari akantu nize ngira ngo mbasharinge, ngira ngo mbasangize mwese. Nasomye, narebye nsanga buri munsi tugomba kugira akantu twiga, akantu gashya ugomba kwiga. Hari agashya ufite uyu munsi? Njyewe I have agashya kanjye rero nizeye uyu munsi. Nasanze nta munsi ugomba gutambuka ntagize ikintu niga, at least kibe kimwe ariko kihabi. Ngomba kugira ikintu niga. Uzi impamvu? Iyo wize akantu gashyashya, ariko biterwa n'akariko, ariko akantu gashyashya gatuma ukora ubushakashatsi, urabaza ukamenya amakuru, na biriya bibaho mbese. Hari amakuru menshi umenya iyo ushaka kwiga akantu gashyashya. Uko byagenda kose buri munsi ntabwo wareka kwiga akantu gashya. Hanyuma kandi kantu ka kabiri gashobora gutuma buri munsi ugomba gukuramo, nyine ugomba kubona agasomo wiga, kabe gatoya cyangwa kanini. Hari opportunities nyinshi ziraza, ukabona nyine iyo nza kuba nzi kano kantu, bino bintu mba mbikoze. Kubera iki rero bavuga ngo iyo nza kuba nzi kano kantu? Izo ni impamvu ebyiri zishobora gutuma zagufasha kudapfusha umunsi wawe ubusa. Umunsi wawe ntugende nta kintu wize, please. Umunsi wawe ujye usiga nibura hari akantu kamwe, kabe tubiri, ariko ukige. Siyo nshuti yanjye. Ikindi rero, iyo ushatse kwiga buri munsi nyine hari akantu wize, uzi ko umenya amakuru. Kandi ikintu cya mbere ni iki? Ni amakuru. Nta makuru sinzi tu. Rero uyu munsi nsanze njyewe nta munsi uzongera kugenda nta kantu nize. Nzajya niga buri munsi. Thank you. Nizere ko nawe uyu munsi hari akantu uri buze kwiga. Sibyo nshuti yanjye? Uyu munsi nawe ntuze kwira utagize akantu wiga, kabe gato cyangwa kanini, ariko ukige. Hanyuma uzakora evaluation, nawe uzareba niba koko ako kantu wize nta kintu kamaze. Sibyo?